Amahoro nshuti muri Kristo Yesu, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hofami, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimye ndaguhimbaje. Ngushimiye ko unyemereye kongera kuvuga ku ijambo ryawe. Urakoze ko ushobora byose, fasha ujye kumva ijambo ryawe, nanjye kurivuga umfashe, byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amazina ni Gaston Prince, ni umuvugabutumwa, ndi umugabo mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tuje gusubiza ikibazo cya gatandatu mu byibazwa na benshi. Kuki amadini adahuza? Tuje gusubiza iki kibazo dukoresha Bibiliya. Ikibazo kibaza ngo kuki amadini adahuza? Dusome ijambo ry'Imana, Matayo 28 umurongo wa 19. Haravuga ngo, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Yesu asubira mu ijuru, yasize itorero arisigira misiyo yo kujyana ubutumwa bwiza, kandi bakavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Yesu Kristo, bayoborwa na Bibiliya. Ntabwo Yesu yigeze ashinga idini na rimwe hano ku isi, gusa ajya kugenda yasize itorero. Ubundi byagenze gute kugira ngo amadini ashingwe? Abanyetorero bariraye barasinzira, umwanzi Satani araza arabiba, nibwo hatangiye kubaho cyangwa se kwaduka amadini menshi. Matayo 13:25 haravuga ngo, nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Ab'itorero barasinziriye, birangije umwanzi araza nawe arabiba, cyangwa se bararangaye. Barangije batangira kugenda bashinga amadini menshi atandukanye, ndetse amadini menshi kubera ko atari umugambi w'Imana, atangira kwishakira inzira yabageza ku Mana. Kuva kera kose umuntu wese wishakiye inzira ntabwo yigeze imugeza ku Mana. Abantu benshi bashatse inzira ibageza ku Mana iyo ari yo yose, bose byarangiye inzira zabo zangiritse cyangwa se zitageze ku Mana, kubera ko ubundi inzira ni Yesu Kristo. Rero inzira yose umuntu wese yakwihimbira yashaka itari Yesu Kristo, iyi nzira ntabwo ishobora kugeza umuntu ku Mana. Itangiriro 11:4 haravuga ngo, baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagera ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Abyumvise ko kubaka abangaba bubatse inzu bagira ngo bagere ku ijuru, ngo bicare hamwe bose mu nzu imwe ya etaje, ngo bakore izina ngo rimenyekane ku isi, make babitangaza ku isi, make umugambi wabo ntabwo wari umugambi, make bihimbiye inzira yabo, ariko ntabwo yagomba kubageza ku Mana, kuko ni inzira yabo bihimbiye. Niyo mpamvu ubonye ko iyi nzira bubatse ntawigeze igera, ahubwo kuko wari umugambi w'abantu, Imana yahise iwusenya, make imigambi yabo iburizwamo ntiyagera ku ntego. Amadini menshi burya arajijisha ngo ntabwo yumvikana, ariko bafite amadini menshi afite byinshi bahuriyeho cyangwa se ahuriyeho. Burya amadini yose afite byinshi ahuriyeho, kubera ko amadini yose cyangwa menshi yamaze kuba impuzamadini, yamaze guhuzwa, ecumenism. Ibyo badahuriyeho ntabwo ari byinshi nk'ibyo bahuriyeho. Reka tuvuge ku nyigisho y'umunsi. Kuki amadini adahuza?
igisubizo dore ngiki: ntabwo amadini ashobora guhuza, kuko ntabwo ari inzira Imana yashyizeho, ni inzira y'abantu bihimbiye. Matayo 15:13 haravuga ngo, arabasubiza ati, igiti cyose Data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Abantu bose bari mu migambi yabo bashinze amadini atari imigambi y'Imana, itabyo ngo bajye kuyashinga. Aya madini yose ni ibiti, n'ibiti byose Imana itera byose bizarandurwa, kuko umugambi w'Imana yashyizeho ni itorero, ibasigira Bibiliya, ibaha Yesu Kristo ngo babane nawe, ibaha Umwuka Wera. Ibindi byose umuntu yahimba, izo nzira zose zizarandurwa, kuko niko Bibiliya ivuze. Icya kabiri ni umugambi wa Satani, kuko mu mugambi wa Satani harimo kurema ibice mu bantu. Dusubiremo, umugambi wa Satani harimo kurema ibice mu bantu, harimo kudahuza, harimo urwango n'ibindi bibi byose. Amadini ntabwo yahuza, kuko umukuru watumye abaho, ingamba ze ni ugucamwo abantu ibice, kutumvikana, umwiryane, amashyari, urwango, ubugome, ngaya madini. Namwe nimurebe amadini menshi ari hano ku isi, amadini menshi umuntu babamo, asengana nabo, bafite abakristo babo, badakundana ubwabo, bajyana amashyari, bafite umwiryane, batumvikana. Kubera iki batumvikana kandi bavuga ko bakorera Imana? Bivuze ngo impamvu batumvikana ni uko Satani intego ye ni uko abantu babaho muri ubwo buryo, bakora ibyaha, batumvikana kandi ngo basenga, kubera ko amadini ntabwo ari umugambi w'Imana. Byaba bisa no gushakira impundu cyangwa se amashyi ku rushishi. Ntabwo bishoboka, ntabwo byakunda. Amadini agerageza kuba yahuza, bagakora inama nyinshi, bagakora amahugurwa, bagasenga, bakiriza ubusa, ariko amadini bikarangira n'ubundi adahuje. Kuki adahuza? Wasana gute abantu basenga, bakiriza ubusa, bagasangira igaburo ryera, bari mu idini, barangiza hakaba hari nk'abantu bafite amashyari muri bo, hari abantu b'amashyari barimo indani, bafitanye urwango kandi basengana. Bivuze impamvu mudahuza ni uko ni umugambi wa Shitani, kandi Shitani biye kuva kera. Umugambi wa Shitani ubundi afite ku bantu ni uko abantu, ikiremwa muntu gitatara, kikabura uburyo, kikabura inzira. Bibiliya iravuga ngo Shitani ngo yaje ngo kwiba, aza kwica no kurimbura. Nizo ntego za Shitani ku isi, ni ukwica abizera, ni ukurimbura ndetse no kwiba. Nizo ntego za Shitani afite ku isi. Ubundi reka tubaze, idini ubundi ni iki? Ubundi idini ni inzira abantu bihimbiye, cyangwa se ni uburyo abantu bihimbiye bwabageza ku Mana. Itorero ryo ni iki? Itorero ryo ni abatoranijwe mu bandi bakorera Imana. Imana yahaye misiyo ya Yesu. Itorero ni abo Imana yatoranyije, ibaha misiyo yo kuvuga ubutumwa bwiza, kuko abangaba bo bayoborwa na Bibiliya. Reka tuvuge kuri misiyo ya Yesu. Misiyo ya Yesu kwari ukujyana ubutumwa nk'uko twabonye mu magambo abanza. Amadini yo aje ati nimwicare twigumira hano, kubaka amazu, barangije baricara, aho kuvuga ubutumwa bo baricara. Nyamara Yesu yavuze ko abakristo bagomba kugenda, ntabwo ari ukwicara muri ayo mazu. Umugambi w'amadini wari uwuhe, cyangwa se ni uwuhe? Reka twibaze ubundi, amadini umugambi wayo ubundi ni uwuhe? Amadini umugambi wayo ni ukurimbuza abantu, kuko babeshya abayoboke babo ngo batamenya ukuri. Amadini abeshya abayoboke babo kugira ngo batamenya ukuri. Muri make bisa n'ibyabaye kuri Pawulo. Pawulo nawe umunsi umwe bashatse kumugira nabi, bamujyana mu gitebo, bamuhungishije. Abanyedini, abayuda bene wabo bashakaga kumugira nabi,
birangira Pawulo umuntu w'umusore bamufashe w'umugabo ubuhamya bya Yesu Kristo, birangira Pawulo bamufashe nk'umuntu w'umuvugabutumwa, bamushyira mu gitebo baramuhungisha. Kubera iki? Abanyedini. Pawulo yarazaga yahabwiriza abantu bagakizwa, abacuruzi benshi bagahomba, birangira bamugiriye ishyari, baravuga ati uyu mugabo araduhombeje, ntabwo tugicuruza kuko araza akavuga ubutumwa, abantu bakihana bakareka gukora ibyaha, none abacuruzi barahombye. Abanyamadini babonye bari kugenda babura abantu, bamugirira ishyari, Pawulo birangira bamuhungishije, bamutwaye mu gitebo. Umuntu w'umugabo bakamushyira mu gitebo bamuhungishije, azira iki? Abanyamadini, azira abayuda bene wabo. Kubera iki? Bamugiriye ishyari. None se ko mubizi, se w'ishyari ninde? Mu yandi magambo, iyo habonekaga abakizwa, byahombyaga abacuruzi ndetse n'inganda zigakinga. Reka tubahe urugero. Kunywa itabi byangiza ubuzima, binanditse ku gicuruzwa ko kunywa itabi ari ribi, byangiza ubuzima. Bibiliya ikavuga ko itabi kurinywa ari icyaha. Reka twibaze, abantu b'isi yose baramutse baretse kunywa itabi, byarangira inganda zifunze? Ngiyi impamvu ituma amadini atavuga ukuri. Nuko azi ko naramuka avuze ukuri kwa Bibiliya, abakristo mwese muzahita mumenya ukuri, bikarangira amadini muyasohotsemo, mugiye kuvuga ubutumwa, amadini yarangiza nayo agahomba, akabura abantu. Ngiyi impamvu ituma amadini atavugisha ukuri kwa Bibiliya, ahubwo abantu bashiraho gatoya gusa, ariko ntavuga ukuri kujya make, akabagenda abacangacanga, abayobya, kugira ngo mutamenya ukuri. Icya kabiri, amadini menshi ni amasosiyasiyo cyangwa se ni amashyirahamwe, kandi amashyirahamwe burya aharanira inyungu. Niyo mpamvu mugira za bije z'amafaranga muzinjiza ku kwezi n'ayo muzunguka, kubera ko ba nyir'amadini bo barashoye, bakoze investment, kandi umuntu wese winvestije wese aba agomba kubona inyungu. Impamvu tubabwira yuko amadini ari amasosiyasiyo dore ngiyi, nuko bafite za bije z'amafaranga bazinjiza ku kwezi, make bazi iyo bazinjiza, bakoze bije, bazi inyungu bazunguka. Niyo mpamvu iyo amafaranga mu nsengero cyangwa bije mufite mukoreraho igiye hasi, ba nyir'amadini bicara bati ko bije yamanutse, ni gute bije yazamuka tukabona inyungu nyinshi? Bivuze impamvu iyo umuntu akeneye inyungu mu bintu arimo, bivuze ko ni asosiyasiyo make cyangwa se yaremvestije, yakoze investment, akeneye kugira ngo abone inyungu z'ibyo yashoyemo amafaranga ye. Reka tubagire inama. Wowe uri mu idini ntabwo uzigera ubona Yesu Kristo, kuko wataye misiyo ya Yesu, ukurikira umugambi wa Satani. Niyo mpamvu imirimo n'ibitangaza bitagikoreka, kubera ko mwicaye aho guhaguruka ngo mugere muvuge ubutumwa, mwaricaye. Mariko 16:15 haravuga ngo hari ibimenyetso bizagendana n'abizera. Ibi ngibi bizagendana n'abizera mu gihe abizera bagiye kuvuga ubutumwa. Mu gihe bicaye ntabwo bizakora. Niyo mpamvu muri iyi minsi hateye ibitangaza biri tekinike. Ugasanga umuntu aravuga ngo ahangaha dusengera abantu bagahumuka, twirukana abantu inyatsi, abantu babuze akazi barakabona, ukaza ugasenga umunsi umwe bawusengera, ejo ukabona akazi, iminsi yashara bakongera barakwirukanye. Ibitangaza biri tekinike. Kubera iki? Abizera baraje baricara, misiyo yose imaze kwicara nayo iraza iricara, barangije ibitangaza byakabaye bikoreka, barimo bagenda bajya kuvuga ubutumwa, ntabwo bigikoreka. Indwara ntabwo zigikira. Kubera iki? Abanyetorero, abakristo baraje baricara. Bibiliya yavuze, Mariko yavuze ngo iyi bizagenda n'abizera, ni uko bagenda kuvuga ubutumwa bakagenda. Bivuze ngo nuramuka wicaye, nta kimenyetso cya kimwe kizajya kikubaho nk'umukristo, cyangwa se uzakoreshwa, cyaba igitangaza cyangwa se gukira indwara.
kubera impamvu z'uko mwicaye. Kubera ko mwicaye, nimuhaguruke mujye kuvuga ubutumwa. Nimutavuga ubutumwa, ntabwo ibitangaza bizigira bikoreka, cyangwa se ntabwo muzajya mubikoresha bitewe n'uko n'impamvu z'uko mwicaye. Itorero, nimuhaguruke muvuge ubutumwa. Muri iyi minsi amatekinike y'ibitangaza yo gukira indwara aruzuye, kubera ko abantu baje bakicara, birajya Yesu nawe yicaye, ibitangaza birangira birabura. Rero muri iyi minsi heze ibitangaza bitekinike, dukiza indwara, dukiza inyatsi, umuvumo tukuvanaho, ariko ugasanga ni ibitangaza bitekinike kubera impamvu z'uko abantu bataye misiyo ya Yesu. Banyetorero, tubagira inama, nimujye kuvuga ubutumwa. Nimuzajya kuvuga ubutumwa, nta bitangaza muzigera mukoreshwa. Ngiyi impamvu y'ibitangaza tekinike. Nimwihane mwakire ijambo ry'Imana. Amen.